bakamunyariza ku buriri nava ku kazi cyangwa ntashye nkabura ahantu ho kurara ziri mu mubiri iyo uyamennye bituma wumva uruhutse mu mubiri wawe amafaranga si ikintu biriya bigabo tuba turyamana nabyo ntabwo ari amafaranga ntabwo ari ukuri tuba tubikurikiyeho ahubwo ni amafaranga tuba tubakurikiyeho nta kindi Nizere ko mumeze fresh sana. Welcome to the show. It's your boy the entertainer. Nizere ko muri amahoro. Nongeye kubasuzana ko bayikaze mu kiganiro cyacu tuturimo wundi munsi. Mukomeze kunogerwa n'ibiganiro yawe TV ibibagezaho. Niba ko subscribe ndabigushimiye utarayikora kandi nabugomba kwikora cyane mu muryango w'abakunzi ba yawe TV. Ngutse ko turi kumwe na website ya yawe TV.com ngiye gufasha kumenya amakuru kintu cyane n'amakuru ukamenya ayo bivuga hirya no hino ku isi byabigezweho hirya no hino ushaka gukora imyitozo nta kindi murangi uretse Body Max Fitness. Abangaba bakubwira ko niba wifuza kumera neza cyane ugakora umubiri wawe gana Body Max Fitness rero muri Poroso usanga werekeza i Kanombe uje muri Top Cut Musuga uhageze ni gym nziza cyane sauna ni massage super poro ku bantu bikundira koga muhagane tubahije service bamugara kwize kandi 88 35 hanyuma tuziguhe. Welcome to the show. Uko mubona kuri kamera zanyu kumwe n'umwari tugiye kuvuga bazukuba umenya service kabisa meze neza se yego meze neza makuru ki akora ni meza urimo winywera iki nagafata oranje fanta oranje iyo oranje ni bwoko kandi uri umusinzi ese ntabwo ubona ko ari fata oranje oranje se yagusindishije fata zisigaye zishindiye ubusinzi n'uburaya ariko birajyana nshatse kuvuga ko ndi mu buraya oya ntabwo mbivuze ndabajije birajyana birajyana reka iyo umaze kunywa uhita ukora n'umuti oya biterwa biterwa n'iki iyo ushobora kubikora inzoga zibigukoresha ariko n'igihe aba atari ngombwa tu bikora bake ni nka kangahe inzoga zabigukoresheje nta na rimwe nta na rimwe nabikoze ari njye ubishatse ariko ntabwo nabikoresheje kubera inzoga ubiheruka ryari ntabwo nibuka ni vuba ni kera ni kera se no kuba nko mu gihe kingana iki nk'amezi nk'abiri vugisha ukuri ko ntukabeshye ese amezi abiri ashize dutandukanye kubambwira ko wabikoze yego arashize ariko umeze neza se nishimiye kongera kubana nawe kabisa amazina yaryo naya nje Françoise umwana wo mu murwa ariko uzahava no ni nk'akahe kazi wumva wakora aho ujya vuba uti ngenda ava mu murwa akahe kazi nagira nakora sibona akahe kumva ntabwo reka je bivuga uti nyine byanze ngiye kuva mu murwa ni icyo utakora kubera nakusingiye nk'umureshyi nyine babwira ati nutava mu murwa byarangiye nta yandi mahitamo ahari ugiye gusubira mu cyangwa mu rugo n'ubundi wavukiye mu murwa yego ntabwo navukiyeyo ariko ntabwo ni akazi kantera gukora ibi kugira ngo ngume mu murwa ese ibi baba bavuga nk'ibihe bisa nko kwicuruza kwicuruza ntabwo wabikora reka nk'umuntu akavuga ati ndaguha akazi ariko turyamane ntabwo wabyemera ubwo nabikora kubera urukundo ariko ntabwo nabikora kubera ko agiye kumpa akazi wabiterwa n'urukundo ni urukundo rwabigukoresha gusa ese wa mugani ako se wamubwira ako kantu ko hari igihe kaba kadasobanutse ukuntu ugasanga umuntu yagiye kuguha akazi uramwimye warangiza ugaha umuntu usanzwe ubwo ntabwo ubuhombye byashoboka ariko sinzi nyine tu ariko biterwa n'iki biterwa n'uko nyine ubyiyumvamo ariko ntabwo bikora benshi ntabwo bikora benshi okay fresh sana noneho story yacu uyu munsi imeze gute se Ange we Ange kuva i Kanombe abana b'ikigali sha uba wahinnye wanakubita umuntu ariko ni utuntu turi aho ngaho w'ikigo gutyo nyine ntabwo njye ndakara urabizi muratseka sinjye ndakara gusa sikwiye ngo ndakare sinzi biba byava ahantu utari inzobe ni hehe naho
Kwisire hasi. nuko se bitsobe Ose bizo. Ubwo mvuze hose uvuze. ku mubiri wanjye wose nyine mba mbona ati kuko ntabwo ni umubiri wanjye ntabwo nigeze nitwaza Ni umubiri wawe kabisa original. icya gikotoro ni iki Ntano kajibesha abantu ariko. Bene igikotoro n'ukuntu mbona uyaga. ni gikotoro ari n'ubwo original Ovid, turacyabose. Rega geze. Ase yanje hano ni wakora iki? Ni cyo kintu kikugora muri mood wumva utameze fresh. kimvana muri mood siwe ntacyo pe Neka. Uhora uri en forme. Uhora uri en forme. nta kintu kireka numvise ko hari ikintu kibi gikomeye cyambayeho nakumva mpangayitse cyangwa cyabaye ku muryango wanjye cyangwa inshuti zanjye ariko ibindi byose ntarebe Ibintu byose bisanzwe. Okay, fresh. Kama vitisha nako noyaga. Mbega ikibero. Wade gucumuza abana b'Imana. Biciye mu nzira bimeze bite? ni ibisanzwe nyine tu Abantu baba bagenda bahindukira. yego mu modoka aragongana Kubera iki? Ni ikihe gice suzi ko ufite nyine uzi ko gikurura abantu? njye mbona numva ari hose Reka hose. Ni ikihe gice kinini sugira? igice kinini ngira zinavuga ngo ikiri hasi Hasi. Hasi ubwo buvuze? ikibuno basi Yavuze ngo basi ntabwo ari cyo ushaka kutubwira. nicyo ni uko uri gushanga mvuga ibindi Ibindi bihe se ahubwo wowe ni ibihe? Bivuze ngo ndimo ndashaka uvuga ibindi. Ni ibihe ahubwo? ibyo ngibyo nyine ni ibyo nicyo kinini ngira hasi Ni ikibuno gusa. Okay, fresh. Noneho ngo bimeze bite se? nta kibazo ni sawa Uti hanyuma bigenda bite ubuzima bwawe busangiza abantu gute Ange yakuze yibera mu rugo Ange yabasize muri ghetto byagenze bite navuga n'ikizi nakuze mba mu rugo ariko nyine bitewe na famiye n'iki nuko nyine ndahava nyine mba ghetto tu Okay, hanyuma nyuma yo kugera gato ubuzima bwagenze bite nta kibazo bizi no ubuzima bwo muri ghetto ubu ari bwiza nanone bukaba bubi ubuzima bwo muri ghetto buba butandukanye buba bumeze bute nyine buba buri aho nyine hari igihe biterwa umwanya n'uko ubayeho tu hari igihe ushaka kuba wibana cyangwa ubana n'undi ariko byaterwa umwanya nyine nahuye n'umuntu uri aho nyine w'umupebe uri aho birangira nyine tubanye kuko nari mvuye mu rugo nyine vuba kandi we yaramenyeye nyine mu rugo uravuga utamenyereze ghetto ndavuga ngo reka nyine basi mwegera amenyereze ako nyine akora mu mabi nyine nishimiye kandi mu by'ukuri njye ntabwo nabishobora tu yakoraga ibiki se yenda wasangaga nimba ngiye nko ku muhanda cyangwa ngiye nyarutseho gatoya ngasanga yahamagaye nk'umugabo mbega ari mu buriri buriya muntu aryamamo arabwubaha babunyarijeho babutoyeje bagize ibiki wigiye gushakisha ugasanga bwuzuye ngasanga bwuzuye ugasanga turasereye ariko nyine yakubwiraga siko byagenze bite nyine yambwira ati ntabwo nawe uri umwana ese ibi byose bitabaye iyi nzu urabona yakishyurwa gute nyine nkatuza we nta kindi yakoraga yaricuruzaga muri make nyine ibyago biri aho namubwira ati se basi uraguke ujye ubabwira basi ujye iwabo cyangwa mujye muri rogi kuko uburiri bw'umuntu aryamamo umuntu abwoba nyine akagegira ngo ntibishoboka ngo nyine ngo aba yasize ngo kuyishyura ngo ujye ureka nyine ese icyo gihe wararaga he wararaga icyo gihe nyine ubwo nyine narihengekaga nese wabigenza gute nakihengeka ese igihe cyose wasangaga bagiye cyangwa n'igihe yajyaga abazana nawe uhari nese urumva ntabwo ndi umwana abaye amuzanye nanjye mari nakibwiza ngahita mpaguruka mu gihe tugaguruka ukagenda nijyanishwa ku muhanda nk'ugiye kugura akantu ariko nyine ugahita ugendera rimwe mbese ahubwo we ntiyazatuma nawe iyo mico nawe uyandura nawe ukajya ukora nk'ibyo ngibyo nyine biterwa n'ibyo nakubwiye
ibaze nyine nanjye namwegere ngira ngo anyigishe umurugo urumva ko nyine asanga wamunga nibizanaba nanjye bikarangira nyine mbaye nkawe cyangwa iyo ngingo nayo ugira sinakwizeza ko nayo ariko ntabwo ndi nkawe tu narimvuze bw'iyo ngingo ko wangu yo gutosa uburiri iyo se gusa ntabwo nakikina mvuge ngo yigo ntabwo navuga ngo hoye ubwo si uvuze iki kubyirebera nyine si ubwo uvuze iki kireka nyine uba ushaka kubyirebera ariko nyine birahari biriho burabutosa nawe mbese nawe iyo uvuga ati nanjye reka njye mwishyura nanjye rimwe na rimwe asange nabwuruje igihe waba ubaye nkawe ariko ngewe nyine ko nyiri umwana mu gakino ndatuzi ntabwo namenyerageho byari kurangira ariko agutuje aho niba wumva yarakubwira ati nawe nuri umwana dore tuba dushakisha y'inzu n'ibiki byose mugani nawe wakamenya ubwenge arabimbwira nyine nka gutyo kamubwira ati nyine wazajya ukora gutya na gutya urabona n'iki ibaze warya gute utagize nyine nanjye nkabyumva ariko nagira ku ruhande natekereza nabitekereza nyine nkavuga ati nyine imitima iba yambanye ibiri nyine tu nabuze icyo nkora n'icyo nareka ndetse n'ubu muracyabana n'ubu turi kumwe ego biracyagenda uko ntabwo ajya ahinduka umukobwa wagiye muri ibyo nyine kugira ngo azagire gutya avuge ngo mbivuyemo biba bigoye sinzi tu kereka twagenda n'imwicaza hamwe agatuza cyangwa agasubira iwabo muri make bajya babakubitina neza tumushyira agapira hasi indira kwicaza foko uburyo uvuga ati uhita usubira n'iwanyu ariko ubundi iyo utarabona nyine ubukira ariko none se we ntabwo yikingira we ashobora kubikora cyangwa ntabikore simbizi ariko wenda wasanga bibaho tu ariko biba bibanganye wa mugani mwana kubana n'umuntu nyine gutyo usanga uburiri bawukora ibintu nk'ibyo ngibyo aha nawe wazamwishyura mwana nawe ukagira nka rimwe nawe akabona hari igihe buriya bazi ko wowe ibyo bintu ntabyo ugira agashira ni mu kagatare niba ngo inzu yayigize roki ntabwo tubora duserera byatarimo ubuhatsi noneho simbizi urabizi ntabwo nagucomoka ngende n'ibana ahubwo wowe twumvikane nyine ajya basanga ujya ubasanga cyangwa umugore rogi cyangwa ikizimu nimuhatose none byaruta umuntu utarabyitwararika witwararika urabona ubu ni uburiri turyamaho pe urabizi ko turi abakobwa biyubashye ubu ni uburiri nizo uzajya uhoza amatora hanze gusa ibyo ni ibiki noneho mu gipangu bazarigucishamo ahubwo wenyine ntiyakumva ariko nyine mbese bajya babikora bati hari abantu babifitiye ngo rubine zihora ziregera kuko birashoboka ariko nyine nanyumva zanyumva natumva nyine urabizi nyine nanjye si umuntu uhora useka sinjye ndakara bimubwira rero nisekera kumva ko nyine nsetse kandi nyine mba ndakaye ku mutima tu ubabaye ubwo ubuzima umuntu abamo naryari sobanuye akasugo yo kutatubeshye ntabwo urabikora wowe oya mu rugo njyewe ubikorera ahandi reka mvuge ko mbikorera ahandi ariko nubwo ntabwo ari cyane ariko mu rugo oya nakangaye mu cyumweru naba narengeye nakangaye mu cyumweru rimwe mu kwezi rimwe mu kwezi kandi nabwo ntabwo ujya wazana mu rugo ntabwo bajya gusura mu rugo bajyana ahandi basangayo cyangwa ubwo nyine simbizi ariko cyangwa muri rogi cyangwa ukajya muri rogi wowe ni ukubaha mu rugo se cyangwa gutinya abantu bo mu gipangu n'igihe usanga umuntu yibera mu gipangu kibamo abantu bakanira ni ukubaha aho ndyama ariko ntabwo ari ukubaha abantu tubana cyangwa mu gipangu cyangwa nyiri byondo ariko uri ahantu urara urahubaha byataye si bavuze ngo umugore aroroshye biba bimeze bite nk'uko ukubita ku kibero umuntu akabona bireza koroha ko umugore wawe wabugoye gusa navuga ngo iki wasanga yenda ari igihe nyine ushyiramo bitakugoye cyangwa ugiye gute ushyiramo bitakugoye ushyira mu ki ushyira mu gitsina cy'umukobwa ni icyo gihe uvuga ngo aroroshye cyangwa akaba nyine ubwo ntabwo mbizi byose byose biba byoroha cyangwa hari bamwe bora abandi ntibora hari baratandukanye nyine hari ababoroshye nkawe uroroshye
yego ariko nyine birareshya kenshi nyine n'uburiri baba babwuzuza sibyo bijyana nta hantu usanga babutoheje. ese ukomeye biba byaratewe n'icyo niko aba yaravutse cyangwa se n'umusore abigiramo uruhare hari igihe ariko birukwisha ari umusore abigiramo uruhare nyine kuba yenda atabizi ariko hari n'igihe aba ari umukobwa ubundi bitewe. uramutse uhuye n'umusore utabizi wabimubwira ngo utere ko wabyishe yego reka cyangwa wagire washyiramo imiyaga ukavuga ati nayamubwiye njyewe nasiga mbimubwiye vugisha ukuri ni ukuri umutengushye ntabwo wowe ntabwo ubashije nese kuki utamwigisha kugira ngo umubwire gutya yahita acinza ko nta gasugi ariyo mpamvu byanze neza isogi umuntu arayireba ntayimenye nyine ushobora kuba bikayibwira ariko ntabwo igaragarishwa amaso usibye ko nta n'isugi kibaho babirebesha iki se nyine ubwo ntabwo wabibona ku isura kikakubyiyumvira muri mu gitanda isugi bimeze ite nyine ntabwo wabisobanura umuntu uko bimeze ntabwo nabisobanura ngo bishobore kuko ntabwo ndiyo nkome nabasize nabyumva ngo nta sugi cyosha ziriho aho ntabwo mbizeho ntabwo ntabyo mvuze ubwo ase koroha no kuryoha ni kimwe bivuga ngo uriya mukobwa ngo araryoshye iyo umuvuze ngo umuntu aroroshye no kuryoha ari kimwe biragendana ni kimwe iyo uvuze ngo umukobwa araryoshye bameze ati abamuriye biba byagenze bite nyine nese ko mbaye ndi umuhungu nabisobanura ko ntabwo nzi ko muryoherwa kereka njye ari ibyanjye nyine uko ryoherwa ntabwo muryoherwa simbizi bakabeshya abantu ni abahungu nibo baryoherwa gusa namwe muraryoherwa n'abakobwa bararyoherwa aho nawe nako ibintu wamugana ubundi buvuga ko habamo irihe banga ubundi wowe uburyo cyumva cy'umuntu ataka ariko akavuga ngo komeza gusa nariye nyine usibye kwishima gushimisha umubiri nta bindi nta bundi buryo ukuramo bw'icyo ubwo wakuramo ubuhe urimo ukuramo uburyohe bwo kwandura cyangwa ubwo gusama nk'uburyohe bundi ni ubwo ngubwo ese wowe iyo uri muto se uburiye ntabwo buryohewe ashobora kuba ariko uwo muri kumwe ariko abikunda ukunda bimeze bite se ntabyo nyine handi wavuga ngo uyu musore yabimuriye neza aba yabikoze gute aho ndifashe pe uramutse ushatse umusore mwatandukana kuko atabizi cyangwa wamwigisha mbaye mukunda namwigisha mbaye namukunda twatandukana cyane wabona n'umuntu udakunda ukurikiye iki se amafaranga ushobora gushaka n'umuntu wikurikira ifaranga cyane hari umuntu umwe mwakundana utamukunda ari ifaranga gusa bariho reka ukurikiranye umufumo gusa ukajya umubita ndabukunda ariko ku mutima bitariho biri ku rurimi gusa hano uca no kumubwira ngo turyamane nkanabikora reka ariko numva nenda kuruka n'abashaka kubura amafaranga nyine mukurikiye wumva wenda kuruka icyo gihe ariko nawe nta buryo ukuramo ni hahandi uba utabishaka iki gihe amafaranga ko ari atari mwana utabishaka uvuga ngo wenda hahandi uri kuvuga ngo ugira vuba wumveho reka ubwo se umubwira gutyo ariko wamweretse ko umukunda ushobora no kubimwereka kugira ngo adacika intege ariko ku mutima wawe nyine niwo ubuze ibyo uri gukora umutima ubizi ko ari ifaranga ushaka ariko mu kuri goho ukamusekera nyine ukagira ngo ni urukundo atazi ko nyine ufite icyo mushaka nyine nawe ushaka inka aryama nkayo nyine nawe ucika intege ushaka inka aryama nkayo arayigura sha yaryama nkayo uryamye nkayo se wayibona uremera ukaryamana nawe ukenda utabishaka ukagerageza byatari nyine mu by'ukuri ufite icyo ushaka ingaruka zivamo ziba ari izihe zo gukora iyo mibonano mpuzabitsina utabishaka gukora imibonano mpuzabitsina utabishaka sinavuga nk'ibihera bikoze ariko bikoze nyine nk'uko bitakurimo umuntu utamukunda ahubwo ari ibifaranga bikurikiranira ushaka kubikora yenda ari utabishaka nyine yenda abikoze ku bw'agahato ushaka kuba wakomereka ushaka kuba wakandura ushaka kuba wasama ushaka kuba wagira uti ni byinshi aho ushaka kubikora nanone ari uko nyine ugira ngo umwikureho
Iyo none yabimenye biba bibi. Yego. biba bibi wese bibaye bibi igiceri wabonye ari ikintu ubuhombe wowe nk'umukobwa utagira umuti ari abakobwa batagira imitima. iba yaragiye wese urawufite Ndawufite. abakobwa batagira imitima bameze bate nyine babana ushaka kubabaza umuntu ukumva nyine umutima wawe ntacyo gushinza ukumva nyine uracyameze nka kwa kundi ariko hari umutima urya ukarya byahatari nyine hari nk'umugabo wigeze kurya ibicero kumva umutima urakoriye mwumva mwumva ikoreye iki byose bikubaho byakubayeho wumvishe umeze gute se nyuma yo kuyarya nyine aho ngaho birangira uba utanayamuriye ahubwo uremurya ariko ugasigara umutima uri kukurya kurya unabimubwira ukamubwira ngo iki usobanura nyine ukabimubwira ati njyewe mu by'ukuri ntabwo nari ndi kumwe nawe kubera urukundo nta mafaranga nagushakagaho ukabimubwira nyuma ukabimubwira ariko ukanamusaba n'imbabazi ahubwo wabona utagira umutima ahubwo bariho benshi ariko ni nabo gusa nibo buzuye i Kigali nibo ubwo umuntu azakuraho umugore ubwo nyine ngo utarashatse mbere yarasibye azabireka nta mukobwa ukiriho ujye mwiberaho nk'amaji n'abindi nta mukobwa ukiriho ese umugani umwawe wumva uzashaka umugabo cyangwa muzakomeza ukiryohereza gutyo gusa mbega umuntu biramujabuka hajya uvuga ati nabikora aya ni n'igihe uvuga ati ubuzima ni ubu ngubu wese uba ubyumva gute wumva uzashaka umugabo cyangwa wumva izo furi ntazo ugira kubera ko nkiri muto izo furi nonaha ntazo nagira ariko n'igihe nibyo ndimo wenda ubwo bwana bwazagushiraho utuntu tw'utubyeri utuntu nk'utwo bizagera bigashira nyine ubu nubwo ububyeri babugushira baro nzayishyira hasi da yanda watubwiye nababwiye nibamara kuyindoma nzahita nicara hamwe noneho bashyira akaguru hasi mbese hari uburyo ugiye ukora imibonano mpuzabitsina ku buryo inda yazavamo nta kundi mbese utikingiye wagira mbese ariko ngo ntabwo biba bimeze kimwe umuntu ukingiye n'utikingiye ntabwo biba bimeze kimwe ntabwo biba bimeze kimwe ibyiza biba ari ibihe ibyiza aba ari utikingiye nibwo biba bimeze bitandukanye wari warireba bomba mu ishusho wumve ko hari uburyohe wumva ndabizi uzayirya uzambwira noneho inshuro nyinshi we ntabwo ujya wikingira oya ndikingira ariko nkirinda ibyo byose ibyo byose ubigereye gute ahubwo nyine hari igihe baro nzanayishyira hasi ninirinda hanyuma ahubwo bazakumvira mbega mbese biba bitandukaniye he bitandukaniye nyine nibyo nakubwiye ntabwo warira bomba mu ishashi ujya ukura wumva uburyohe nyine ariko iyo uyikuyemo nibwo wumva uburyohe neza ubwo rero nawe nyine wumva uyumva neza kwikingira nyine hari akantu kaba katumvikanamo neza kaba katagiramo fureshi agakiza nyine ako kantu ko kuba wikingiye nyine ariko ukuntu urimo ubivuga ngira ngo ntabwo ujya wikingira wowe iraho nyine ndabikora ndimo kwikingira ubundi ntiwikingira ariko hari n'umuntu wavuga ati ubundi wamugani niba twiziranye twaba twikingira biri ngombwa nanone bishobora gutera ushaka kuba uwo muntu uri ukuntu muziranye aho nk'umuntu muhuye nk'uko nyine agahita acaho birashoboka ariko umuntu muziranye hari igihe mubireka bitewe n'uko muziranyeho ashobora kuba ntaki ari mu minsi myiza atakandu atasama mushobora no kumanza mukipima tesite zirahari nyine ibyo mwakwizerana ko hari umuntu uba mugiye guhita nyine acomoka nawe ucomoka muhuriye nk'umuntu bw'ububyeri mu mbari akakwifuza ubwo urumva ni iby'akanya gato nyine ese ubwo umuntu muhuriye mu mbari ubwo ntabwo aba akuguze si biba bimeze nko kwicuruza ibyo ngibyo ahubwo biba bimeze ariko biri ukwishi ushobora kumuha kubera ko wamukunze ushobora no kumuha kubera amafaranga umuntu ushobora kubitana mu mbari ugahita umukunda ugahita umuha kandi umupepe w'umuntu mu kabari baguha iki uri kunywa iki ubufiriti hafi ndi kunywa ukafata oranje baguhe bitangira biza gutyo gutyo na gutyo yigize wamukoraho ngo nyweye yigize agasugi nyuma nyine bikarangira nyine amushyiriyemo akantu atangira kuri fata nyuma akazamuka none ari kunywa konyage kandi mbere yari kwinywesha ubufata
bikaranyana ari mu buriri byari baraturashukana byataye isanga no mu buriri bukeye atazi n'ukuntu byagenze ese abantu banywa ibubyeri babikora biryoshye kandi barabasinze nyine abari amayoga yabashutse ni icupa riba ryikorera akazi icupa riba ryabambaje akaba akenshi abantu basinze njya nta nubwo ibyo bintu byo kwikingira babyibuha baze nyine nawe wabaye wanyweye kakibuka kunyagi wayihamije niyo ukunda kunywa oya ukunda kunywa ese nkunda kunywa kafata ake noneho handi y'amafaranga muvugana ibiciro bigenda bite ndabivuga nk'umuntu ubyumva cyangwa ubizi ariko ntabwo bivuga nk'umuntu ubikora yego si ubwo muravuga ubwo se muraciridikanya bigenda bite ubwo nanjye numbaza uko babigenza amakuru nzi ni uko ubwo ntabwo yakubwira ndawushaka iyo uranshaka angahe nta kibazo ni iminota iyi n'iyi urama 10 oke ntarebe ese babara ku minota nimba ari iminota nimba ari amasaha ubwo n'udutuye bati tungahe ubu ni ijoro ryose uramaya naye ese babaza ijoro ryose ubwo ni ijoro ryose nyine furu paka nyine anyuzwe paka inyoni zivuze paka ijoro rikeye ese biriya bintu umuntu ajya abikora akanyurwa cyangwa umuntu arabishaka ubona biremye gute wowe ntago umuntu nyine unyurwa nyine uranyurwa ukanumva niwabikora by'ako kanya ariko yashizemo amasaha cyangwa iki ni ibintu bitabyiza wowe umaze nko kubikora wongera kubishaka mu gihe kingana iki mu gihe kirenga nubwo nabitekereza iyo birangiye nyine ibyo umaze gukora se wumva umeze gute mu mubiri wumva uruhutse hari umutwaro wawe wikoreye urabona n'iki n'ayo mazi niyo bayamennye numva nyine biba biri aha bya ntibyakwemeraga bigize biteze wumva uruhutse ari amazi ubona babangamiye ababangamiye byatuma uzana ikida ni ibipirimusi byinshi nese b'abakobwa baba bafite ibidana n'abakobwa bambaye amazi abataramena biterwa nicyo kibitera reka nubona akana kari supure kameze neza burya baba bayamena kubwira kariya ko noneho yamena fureshi nyine hari nk'abantu ujya ubona se ukabohotera kuri uriya muntu biba yabizi byose yikoreye abantu bose bafite inda ari abakobwa babo bavuze ko batameneka bariho ahubwo benshi bariho benshi bayifite bariho benshi bafite nicyo kiba kibitera se cyangwa ibibyeri nka buriyani igihe biterwa n'ibibyeri nyine cyangwa n'igihe ariko biba biri ibintu biba bisanzwe wowe kugira ngo ube kuri iyo sayizi rero bivuze ko amenwa kenshi iyi sayizi ni iyanjye ntabwo ari ikibazo cy'amazi yabaye ntabwo ari ikibazo cy'amazi sayizi ni iyanjye nawe nyiburanaho mbega yaranakuvuna yaranamvuye ese ukora iki kugira ngo uhore umeze gutyo nta bintu birenze pe ni gutya nta kundi nyine biterwa n'uko nyine iyo uteye uba uteye ntabwo ari ibintu wihinga ntabwo ari ibintu wishakishamo nyine ngo uritwara wihengetse muze n'ikibuno n'ibintu byawe abantu ujya ubona bihengeka se agakomeza akagasunikiriza agahindura ingendo mbega ukabona ntiwamenye ukuntu uri kwigendesha ikibuno kijyanye hejuru ariko twebwe nyine ni ibyacu ariko hari abantu benshi bafite ikibuno ngo ibindi bice byo biba ari bitoya biba ari byose njye ntabyo nzi ndavuga kuri wowe noneho kuri njyewe biraringaniye ibyo ufite ngo biraringaniye bimeze bite nyine ntabwo ari uko neye nyine binyemera kuba biraringaniye si bito si na binini ibikize uko neye tu uraza ugereka abantu ngo bagenda bihengetse bishakishamo ikibuno barakibuno bishakishamo ikibuno kandi niko bateye kandi ugasanga ugifite we yigendera bisanzwe ibintu ntiyanabikomeje uzo nayo hari igihe umubebe ashobora gucaho tuva ngo nze kuwutera nk'uriya mupapa
kandi nyine ntabwo watera ngo ni hahandi rero wifuza ibyiza ukennye utangiye kubashaka ukuntu ugenda nka mukobwa nyine urashaka rikeri kandi nta kintu nta n'umubebi uti mana yanjye none uriya mubebi webye byakubaho hari umukobwa rero ubona ukabata ku ruharwana wamagutaha cyangwa wumva nyine uko ukomeza yagira njye nta mubebi nabona mvuge ngo noneho uriya noneho we ni iki reka ahubwo mpita nikina muko noneho murenze umutima nawe yaba ndenze bitarikina muko ndenze mvuga ati noneho wowe uko undi noneho ngibi ni ibyanjye ese ikibuno kibamo irihe banga ku buryo buri muntu wese wamugana uciye wumva wahindukira ukamubara kubera cyo biterwa ariko ubundi ikibuno ntabwo ikibuno cyose kiba ari cyiza ubundi ushobora kuba ugifite ariko ufite uruda ushobora no kuba ugifite mu nda zeru nyine ibyo nibyo dushaka ariko iyo uhaguruka abantu bakareba none se birango wamugani hari umuco kuba ugifite ariko afite n'uruda ushobora ateye nabi ariko afite inda ariko ateye nabi afite ikibuno ahubwo afite inda ariko aba agifite ariko ugasanga afite ibiguru ateye nabi ahubwo no kuba ugifite noneho we nta kintu ushinzwe mu nda zeru uteye neza n'amaguru ya fresh nuko kwawe yego nuko urugero bajye barera kuri jyewe Imana nta kintu yinenga nuko nyine bajye bareba ese ubwo ibyiza ni ibi ni ukubaho umuntu asagifite ariko adafite inda wabaho akugira ngo ugire ikibuno ugira inda no kubaho nta na kimwe ufite wahitamo iki nanone nta na kimwe wagira ko ntabwo inda n'ikibuno hoya ntabwo ibintu bimacinga ntabwo ari bihuye ese ubona nyine ari irihe banga rituma umuntu wese ufite ikibuno yaciye abantu bahindukira ibanga naryo nyine biterwa n'uko uteye biterwa n'uko uteye muri wowe ntabwo nyine umuntu neza urumva ufite ikibuno kandi afite mu nda zero ntabwo yacaho n'ufite ikibuno n'ufite n'inda babarebe kimwe n'ibintu bitabaho nyine biterwa n'uko nyine uteye tu ariko iyo bavuze ngo agapfundikiye gatera amatsiko wowe byumva umuntu yambariye ijipo ndende yaciyeho nta muntu uhindukira bakavuga ngo gateye amatsiko kandi batahindukiye si wa mugani babimeze bite niba batahindukiye n'ibyo bintu birebire nyine yambaye bakaba bakifuza kubona amaguru ye ubwo nyine niko gapfundikiye baba bavuga ingene niko mbyumva nese ariko bakaba bati undi we yambaye hafi nabyo ati nyine ubwo kapfundutse nawe ukagiteye amatsiko ariko ngebwe ntekereza ko ahubwo uriya muntu w'ibijipo birebire ko nta muntu wamurebye we nta matsiko ateye nyine ubwo nyine nta matsiko ateye ni nk'ahandi bagipfundikiye nyine ubu nyine ahubwo niba umuntu wambwiye ati bariya bantu b'ibijipo birebire yaryo usanga ari abanyamabara kurusha abayiyambariye utugufi nanone ufite ibyiza urabigaragaza kandi ufite indwara urayirata kugira ngo ikire ntabwo waba wambaye ibintu birebire wiyizeye uba utari mwiza nyine ufite amaguru meza niba uyafite yagaragaze abantu bambara ibirebire rero nta kintu cyo kwerekana baba bafite nicyo kibitera ntabwo waba nyine ariko biterwa nyine muri iki gihe biterwa n'amadini ngo ndi umuyisilamu ngo ni ibintu birebire ibintu by'amadini wowe ntabwo byemera ndabyemera ariko nyine biterwa ibyo wambara bitewe nyine biterwa nyine igihe ushobora kubyambara bitewe n'idini ryawe ariko nanone ufite amaguru meza ariko ushobora no kubyambara bitewe nyine n'uko utiyizeye n'imiterere yawe itari fresh iyo udafite amaguru wagaragaza icyo udafite se mugana amaguru yemeza nk'ayo ngayo wayambara y'ibintu birebire nkubeshye ngo nakama reka nakuze nazi n'ibintu birebire kuva urambara ibintu birebire ntabwo byanzamo si ukuvuga ngo ni uburara cyangwa uburaya izo furi nazo wagira ese wabona aya maguru wawe yabikiriye y'undi ari meza ariko nyine urabyumva nyine ntabwo ibyiza wabihisha bigaragaze babibone ntabwo bari abantu b'ijipo birebire rero ntacyo kutwereka baba bafite ntacyo pe ntacyo bagaragaza icyo badafite ntabwo nkubeshye ntabwo nakuze nambara ibintu birebire ni guke nyine ni izi sayizi zanjye ni imyambarire ngira niyo yambarire bibereye nabo ariko bagenzi banjye na famiye ni iki barabikunda bazi ko ibintu birebire bitajya bimbera nyine ntahandi nkubwira ntabwo waba uri mubi cyangwa ufite amaguru mabi wambara ibintu birebire nyine nanjye bagenzi banjye impamvu babikora nuko baba babona aribyo bimbereye kandi aya maguru yanjye nayahishe
kubera ko ntabwo wayahisha. Okay, fresh sana turasoje rero anje wakoze cyane kutuganiriza. Twizere ko n'ubutari kuzagaruka kongera kutuganiriza na ati bitwaye. Nta kibazo mama ari. Wakoze cyane rero sinzi niba hari ikindi wabwira abantu hanyuma tugasora. Icyo nababwira cyo ndabakunda. Okay, fresh wakoze cyane kadushimire n'abandi bose bari badukurikiranye mukomeze kunogerwa n'ibiganiro bya Yawe TV ndabashimiye cyane.